muryango, Imana iguha umugisha mu muryango, Imana ivuganye nawe mu muryango, Imana ikugize udasanzwe mu muryango. Ishari keri masomo dara the professor beteri say and then you buy a song about and then you will song not a music so many kid God orekusima the tabia no the samba tabia no samba tabia no mo tsenu ko kuzu baba ni ndio sisi kwa kwa sababu kile kitangwa kwa zongera ikore n'ibindi Emmanuel zongera ikore n'ibindi Iratabara zongera ikore n'ibindi Igira neza irongera ikore n'ibindi Yo haleluya Yesu ashimwe Nukuri Imana izongera igire gute Nibyo tutari twite zizongera Ejo bundi nari Burundi nagiye kuvuga Imana banjana mu itorero ryitwa Betaniya. Amen. Nongera ndayikurura ndongera ndayibuka ngira Imana ngo ariko Mana none ndashimye Imana ko yongeye kurema ikindi kintu tutari tuzi twari twaribagiwe. Wamere Imana icyubahiro. Imana igizura ibyasinzire bikongera bikagira gute. Imana igihanurira amagufwa y'umwe akongera akagira gute. Imana igikoresha umuhamagaro muri twe kongera ukazuka wari warasinziriye. Wamere Imana icyubahiro y'akabyara. Yo haleluya. Yesu ashimwe. Amina. Yesu nahabwa icyubahiro. Umugabo witwa Yobu ngo arangije aravuga ngo umva ngo hari ibyiringiro ku giti cyatemwe ariko kikongera kigashibuka ngo amashami yacyo akaruta ya mbere kuba meza. Vugira ngo amina. Yo haleluya. Yo haleluya. Haleluya. Ndashima Imana ko hari amashami yongeye kumera mu izina rya Yesu. Ushobora kutabireba ariko bari mu mwuka barabyumva. Mvugira ngo amina. Yo haleluya. Reka mubwire umuhamagaro urababaza. Sema amen. Kereka hari umuntu wabakishijwe vuba atazi ijambo umuhamagaro. Umugabo umwe yitwa Yosefu yigeze ahamagarwa n'Imana. Amina. Imana iramuhamagara ngo bene se baramwanga kuko umuhamagaro wari umurimo baramugurisha. Haleluya. Bamujyana mu nzu y'imbohe ariko yari ari mu mugambi w'Imana. Uyu munsi nawe umuhamagaro w'Imana ube ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Niyo waba warasinziriye wongera ubyuke mu izina. Haleluya. Mvugira ngo amina. Umugabo witwa Yeremiya ngo amaze kwisobanukirwa neza amenya Imana imurimo, amenya umuhamagaro wari umurimo, amenya ikimurimo. Ngira mugenzi wanjye ngo menye ikikurimo mu izina rya Yesu. Igihe cyose utarisobanukirwa nushobora no kumenya umuhamagaro w'Imana ukurimo, ariko yamaze kwisobanukirwa. Mvugira ngo amen. Ndashima Imana yahaye inosa kwisobanukirwa. Nta mashyi ukomye byihorere. Uzi umudamu wisobanukiwe, uzi umugabo wisobanukiwe, uzi umukobwa wisobanukiwe. Haleluya. Aravuga ngo uko bimeze kose nzongera mpagarare, nibashaka batemere cyangwa babyange nzongera mvuga Imana batemera cyangwa babyange. Kubera iki? Bamaze kwisobanukirwa. Haleluya. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro. Bwira mugenzi wawe gusobanukirwa. Yesu ushaka kuba ufite umuhamagaro ariko utarisobanukirwa, none se uzagaragara. Haleluya. Amina. Ngo Yosefu amaze kwisobanukirwa bamujyana kwa Potifara tumva ariko we ubu uretse tugakora ibyaha. Yosefu aramubwira tumva sinahemukira Imana yanjye bitewe n'iki yari yarimenye, amenya icyo ari cyo, amenya n'icyo yamize. Aravuga ngo sinahemukira Imana yacu. Haleluya. Yesu aciye. Undi witwa Yeremiya nawe amaze kwisobanukirwa arareba ukuntu Ahabu yari azengera
turashaka abagabo bameze nka ba Eliya mu minsi, turashaka abagore bameze nka ba Eliya bisobanukiwe. Mvugira ngo amen. Iki gihe ni cyo kwisobanukirwa. Wisobanukirwa mu rugo iwawe, wisobanukirwa mu gihugu cyawe, wisobanukirwa mu rusengero, wisobanukirwa no ku mashuri ujya kwiga. Banza wimenye ikikurimo, umenye icyo Imana igushakaho. Numara kukimenya biraduha umurongo ngenderwaho wo kuguha umuhamagaro cyangwa se umuhamagaro wo kumenyekana. Halo, sema amen. Mvugira ngo amen. Yo haleluya. Yeremiya arisobanukirwa, abwira Hana ati ngura Imana ishobora byose. Imvura nibagera kugwa muri iki gihugu, nzabe nsenga Imana itariho. Haleluya. Ibyo babyita iki? Kwisobanukirwa. Amen. Iteka iyo ukoze ikintu utarisobanukirwa, ugikorana ubwoba, ukagira ukorana igihunga. Ariko iyo wamaze kumenya icyo uri cyo, ukamenya n'ikikurimo, ugikora wumva nasi uri fiyeri y'icyo ukora. Nkange wabwiriza amandi fiyeri bitewe n'iki nzi ikindimo n'ikinkoresha. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Mbariza mugenzi wawe ubundi wakurikiye Imana yiwe. Erega ziba nyinshi. Halo, hello, sema amen. Yesu ashimwe. Yesu ntabwo icyubahiro. Hari abantu bagendera mu kigare, ukumva nyine ko nakunze umushumba nanjye ndagiye, ukumva ko umugabo wawe asenga nawe uti nanjye ngiye gusenga, ariko imibabaro itandukanye. Yesu ashimwe. Byagera imbere umugabo akijijwe, umugore adakijijwe, imigamagaro ikagira gute, ikagongana. Ariko ntabwo ari uko utahamagara, ahubwo n'Imana isohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Reka dusome amagambo y'Imana. Amen. Badusomere igitabo cya Zakariya. Yesu w'umutambyi mukuru akizwa ibyaha bye. Umurongo wa mbere. Maze anyereka Yesu w'umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati, Uwiteka aguhane yewe Satani, niko Uwiteka watoranyije i Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimu ukuwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka nti, nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yari ahagaze aho ngaho. Marayika w'Uwiteka ahamiriza Yosuwa cyane ati, Uwiteka nyiringabo aravuze ati, nuko nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nategetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza n'ibikari byanjye uzabirinda. Nanjye nzagushyira mu byera muri aba bahagaze aha ngaha. Umva yewe Yesuwa umutambyi mukuru, wowe na bagenzi bawe bahora imbere yanjye, kuko ari abantu b'ikimenyetso. Dore nzazana umugaragu wanjye Shami uzungura. Mwakira ijambo ry'Imana. Uyu mutambyi ari mu muhamagaro w'Imana. Haleluya. Ubwo nivuga Yesuwa, ukureho Yesuwa wishyireho wowe. Amen. Ngo umunsi umwe ahagararana na marayika ahagaze aho, Satani nawe abahagarara iruhande. Amen. Abahagarara iruhande, akazi kari kugira ngo areke umutambyi Yesuwa, umuntu wari mu muhamagaro w'Imana, umuntu wari umutambyi wahejejwe ari ku ruhimbi. Amina. Ngo bahagaze imbere, Satani atangira kurega umutambyi, abwira marayika ati, banza urebe uyu mugabo ukuntu asa, byo byonyine uhagararanye nawe mu buhe buryo? Amina. Ngo marayika byumvishe
bitewe n'uko Yosuwa yari mu muhamagaro w'Imana atangira kumuvugira. Amina. Mbariza mugenzi wawe gutindanye nande muri iyi minsi, ni ikihe kigukerereje? Yosuwa yari yatindanye na marayika kugira ngo amuvuganire. Yosuwa yari yatindanye n'Imana kugira ngo imuburanire. Yosuwa yari imbere y'Imana kugira ngo imuvuganire. Haleluya. Yesu nahabwe icyubahiro. Hari abantu twagiye dutindana n'abantu bakaduhemukira. Yesu ashimwe. Tugatindana n'imiryango ikaduhemukira, tugatindana n'abagabo bakatwirukana, tugatindana n'abana bakaduhinduka. Ariko uyitindanye na marayika w'Imana, ikuvuganira aho utakivuganira, ikuburanira aho utakiburanira, igukuraho icyaha aho utakuye kugikurwaho. Ngo arangije ahagarara imbere ya marayika, ngo batangira kuburana. Bivuga ngo umwe yakururaga aha, marayika nawe akurura hano, umwe agakurura uku, marayika nawe agakurura aha. Ngo arangije aramubwira ngo umva Satani, ndagutangariza itangazo rivuga ngo uvume uyu munsi. Sema amen, sema amen. Ndatangariza abanzi bawe ngo Imana ibavume mu izina rya Yesu. Abaturage ibirego bidafite ishingiro, ariko marayika w'Imana kuko watindanye nawe uyu munsi, kuko watinze mu nzu y'Imana, marayika yoherejwe kugira ngo akuburanire, marayika yoherejwe kugira ngo akuvugire, marayika yoherejwe kugira ngo kabini agutambutse aho utakitambuka. Bwariza abanzi ko uyu munsi bakwiye guceceka, kutegereza hejuru y'ijambo. Yesu ashimwe. Aramubwira ngo hora, tuza banza mubwire. Ngo arangije aramubwira ngo umva, nubwo yanduye, nubwo ameze gutyo, ariko ni umushumi wakuwe mu muriro. Bwira mugenzi wawe ngo ni umushumi wakuwe mu muriro. Yesu ashimwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Ndagira ngo muhindure umuriro mu izina rya Yesu. Umuriro nta ndwara zawegere. Abantu benshi batinya umuriro. Va mu bukonje wigire mu muriro. Hinduka umuriro, abantu bazagutinya. Uhinduka umuriro, indwara zizigirayo. Abantu batumenyereye kuko twakonje, ariko izi saha manitira
baramwitegereza ngo arangije arababwira ngo oya nimunzanire igitambaro ngo barangije barakizana banza urebe Uwiteka yaguhindurira ubuzima banza urebe Uwiteka yaguhindurira imyambaro ngo arangije ngo aramwambura ngo yambika Yesu igitambaro cyera ngo abona ntigihagije arababwira ngo nimunzanire n'icyo mu mutwe yabonaga ku izuba ritahije yabonaga ko urwara ruzagira ikibazo aravuga ngo nimumutwikire reka mubwire ushobora kuba wambaye uwo hasi ariko wo mu mutwe nawe uyu munsi bikwiza imyambaro yigukuye niba iguha mu kigero cyawe no mu muhamagaro wawe ngo barabizana uzi ko hari imyambaro abantu batuzi hariyo batumenyereye sema amen yo haleluya ndashima Imana igikorera abantu bacuze ubwo ntwayindera mu ndashima Imana ijya duhindura inkumi turamukecuru iyo ngiyo ngo ntazashaka naza ninde wakubwiye ni umushumi wakuba mu mirimo itonda itangazo nagira bitonda watulie kama maji ya mtunda ikwe sema amen sema amen tuli mishumi yakuwe Sema mama, sema mama. Sema. yo haleluya yo haleluya yo haleluya yo haleluya anabwira ngo nimumwambure uyu mugoroba bagatangaza itangazo rivuga ngo Imana ikwambura imyambaro y'amadeni Imana ikwambura imyambaro y'uburwayi Imana ikwambura imyambaro abantu bakuziho Imana ikwambura imyambaro bamenyereye Imana ikwambure iguhindurire ikiri izindi kiricisha ihindure ubwiza wari ufite abantu bazimenyereye Imana igira igihindura ibindi abanzi bari bamaze kubimenya izukuhaha izukurya izukuryama mbese abakuru baramenye ariko marayika w'Imana aje kuburanya igihe aburanya amaboko yabo narangiza guhindura imyambaro irangije ngo ihindurira Yesu imyambaro irangije igira Satani nguvumu hari ibintu ushaka ko bivuga uyu mugoroba hari ibyo uhazi Imana ikwiye kuvuga hari ibintu bikugeze hano Imana ikwiye kugira ubusanzwe uko twabuze akazi tujya gukora hari ibyo twahaze twita mu muhamagaro tumera nk'umutambyi turahagera ubwo rero ubwo twahageze marayika w'Imana ari hano kugira ngo amina kugira ngo amen sema amen agira ibyo ahindura mu izina rya Yesu reka mubwire umuririmbyi yaravuze ngo njye ndi umukristo uwo twamenye ni Yesu uwo tuye akazuka n'umwe kandi uwo twakurikiye ngo avuke abantu bashatse kumwica bitwa abaherode umva naramubwire ubwo yavukaga inyenyeri yaratse
ibintu wakiza iwawe, hari ibyo wakiza mu gihugu no mu baturanyi. Uongozi, utawala, serikali tunawategeka isi. Kila mgenza kuchuti imenaliti. Sema amen. Bitanu mushubani arangije gusobanukirwa rero mama wese yatubije. Yebyizi ati mbese umuhamagaro kanaka akavuga ati kuko nzi icyo wamuco njyewe muri taba ndabahamagara kandi nitwaje ngira mugenzi gusobanukirwa. Umugabo akunanira ati cyangwa umugore akunanira ati banza umenye icyo wabize ukoresha ikintu bise itegeko. Tugira amen. Tugira ngo amen. Sema amen. Reka kugendera munsi y'ibigeragezo ahubwo gendera hejuru y'ibigeragezo. Halo. Imana yaturinze turizambaye ibobo itubindira mu kabare, bandi banda baza Imana yabako, abandi barindira mu bapfumu, tuvayo tudaciza amaguru n'amaboko, izamwita kutubindira mu nzu mwaba. Ibara turindi iyo ngiyo uko Misiri uko ambia mwenzako uko kwenye unajua ahandi nauzi ikatulinda bitewe n'umuhamagaro we, ikatuzana, ikatweza, ikatuhindura kuba abakozi bayo. Izaburite kuturindira mu nzu y'Imana kwirirwa tujye Sema amen. Kigaragaza mu batindanye n'amarayika. Haleluya. Sema amen. Ubwo batindanye n'amarayika rero, yundira tugira imyambaro twiyambara umugoroba. Ubwira Uwiteka ngo mpindurira Mana yanjye ndakwinginze no mu kuririmba no mu guhanura no mu kukuvuga no mu gusenga. Umpindurire ugire undi mwambaro unyambika kuko iriya abantu bose barayimenyereye. Ndacyari abakaba muri aragiye. Iyo ngiyo y'inyambaro unyambika iyo batazi. Uyu munsi Imana ikwambika ibyo batazi mu izina rya Yesu. Haguruka dusenge Imana. Yego, iyi miryango ikumenyereyeho, iyo abantu bakumenyereyeho, iyo ngiyo ya mugenzi wawe atwiyo, iyo niyo dushaka ko Imana ihinduka. Birangije ngo kondisiyo iramubwira ngo Yesu wowe nugendera ku mategeko yanjye. Birangije aramubwira ngo nugendera mu maboko mu mategeko yanjye mutegeka ngo uzabitegera mutegera by'Imana ngo kandi uzakira ubwoko bwa Isirayeli. Uzi gucira abanzi bawe umwaka, uzi kubicengera cy'Imana. Bwira mugenzi wawe ibicengera by'Imana. Ese wakiwe Uwiteka? Haleluya. Tugira ngo amen. Wano ugendera muri ibi mutegetse uzabicengera muri aba barahama. Bwira mugenzi wawe ngo ndagusabira kubicengera cy'Imana. Kubicengera cy'Imana ikugenera amabanga kuko bose bagiye bose kurajyana. Sobanukirwa umukristo icyo ari cyo, sobanukirwa uwo wamize uwo ari we n'uwami, umenye imbaraga zimurimo. Numara kuzimenya iravuga tuzagenda tutaragira inkotanyi zikoropiyewe, tuzagira uburozi bw'ubufate, tuzaca mu nyangari, tuzazukira.
Imana ivuga ngo no ku munsi mubi nzakomera. Igihe biyacaho umwana no ku munsi mubi nzakomera. Akira gukomera mu izina rya Yesu. Akira gukomera mu izina. Waba ikomere. Waba sayiti ikomere. Waba ku munsi mubi dukomere. Kugira ngo wabere. Yo haleluya. Yo haleluya. Yo haleluya. Ibyo ni ibisubizo bya dogiteri wo mu isi ariko ni dogiteri wo mu ijuru. Uwo nguwo rero niba ufite fayi umva ijambo rya nyuma ryagiriye ubuzima ku buzima bwawe. Gira mugenzi wawe